Ndabaramukije witeka duhire muhawe ikaze mu kiganiro ubutumwa bukiza mu minsi y'imperuka. Ni ikiganiro mugezwaho na bene se b'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Muri iki gitondo ufite byinshi washimira Imana, kuba ukiri mu mwuka w'abazima ndetse utarwaye utari mu bitaro, iryo ni ishimwe rikomeye wakagombye kuba ushimira Imana. Muri iki gitondo rero ndashaka turebere hamwe amagambo aboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cyaho cya 21 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Haranditswe mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashizeho, n'inyange yari itakibaho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishizeho. Yicaye kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi iti, andika, kuko aya magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti, birarangiye. Ninjye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe azaba umwana wanjye. Aya ni amahirwe akomeye kubizera ndetse bakiga ijambo ry'Imana. Turi mu gihe giheruka nk'uko tubabwira mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ko dukwiye kwitaba uyu muburo uheruka wa marayika wa gatatu. Bene data, mureke twige ijambo ry'Imana, cyane cyane igitabo cya Daniel ndetse n'Ibyahishuwe, kugira ngo tuzabe habe hamwe n'Imana. Mbese ninde waruta Imana? The truth is the truth, whether you like it or not. Tell the world to stand apart. This revival and reformation, mwubahe Imana, muhimbaze. Sandelo coming soon.